Miss Mutesi Jolly witse ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda yambitswe muri 2016, ubu kiri kuvugwa cyane mu itangazamakuru hirya no hino nuko yerekanye inzu nziza cyane iherereye i Nyarugenge. Akaba yatangaje ko yamutwaye amafaranga arenga miliyari n'igice y'amanyarwanda. Ahangaha muri aya mashusho yitangarije yisohoreye ku giti cye, murabona ukuntu ari inzu nziza kandi inzu nziza cyane, murabona ko igeretse gatatu. Ahangaha ni igihe yayerekaga abanyamakuru. Ibi bikaba byavugishije benshi nyuma y'uko iyi video yagiye hanze, bamwe bati ni gute wakubaka inzu y'amafaranga angana atya hatazwi akazi ukora ndetse n'aho gakorera. Gusa abenshi barahuriza ko nyuma y'uko yakunze kugaragaza ko ari mu rukundo n'umuherwe mu buryo buziguye witwa Zaidi Rugumi wo mu gihugu cya Tanzania, biri kuvugwa ko yaba yaramufashije kugera kuri iki gikorwa cy'agatangaza, by'umwihariko ku mwana ukiri muto w'umukobwa. Kuri ubu Miss Mutesi Jolly akaba afite imyaka 29 gusa. Mu ntangiriro za Mutarama 2025, ubwo aba bombi bavugaga mu rukundo, Mutesi Jolly yabyamaganiye kure ko adakundana n'uyu muherwe Rugumi Zaidi uzwiho gucuruza intwaro. Icyo gihe mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X, Mutesi Jolly yagaragaje ko ibyari bikomeje kuvugwa by'urukundo rwe n'uyu muherwe ari ibihuha rwose. Iyo abajijwe igihe azashingira urugo, yavuze ko igihe cyose urukundo ruzamuhamagara azarwitaba, adashidikanya kandi ko ubushake bwe no mu buryo bumunyuze ku mutima we, igihe cyose azaba yumvise ko ari ngombwa azabona kubyinjiramo. Yongeraho ko yifuza umukunzi kandi w'umuherwe. Miss Mutesi Jolly akaba akundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, ariko noneho siho honyine, akaba akundwa no ku mugabane wa Afurika. Akaba azwiho kwambara neza kandi imyenda ihenze cyane. Nko mu bukwe yigeze gutangaza ko yagiye mu bukwe yambaye ikanzu ya miliyoni 2.5 ku munsi umwe. Ibi ngibi rero ntabwo twakwibagirwa uko agenda afasha abatishoboye, kubasura abajyanye Iwawa, agafasha leta kubahugura, gutera inkunga abahanzi ndetse n'ibindi. Twavuga nk'umuhanzi Neri Ngabo yamutwereye amafaranga miliyoni 10 kugira ngo amurike alubumu ye. Dusoreze ahangaha, tumwifuriza umugisha w'Imana mu byo akomeza gutegurira abanyarwanda n'iterambere rye muri rusange. Mwakoze kubana na